Yesu ashimwe. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo wo mu Gatenga. Ndi umukobwa ushima Imana n'abantu. Imana ihabwe icyubahiro kuba muri uyu mwanya w'uyu munsi. Tubasabiye umugisha rwose. Murasa neza, mwazindutse. Ukuntu mushaka kumva ijambo ry'Imana biteye imbaraga zo kubuvuga. Amen. Imana ibahe umugisha abajene, Imana ibahe umugisha ababyeyi bacu baje muri aya materaniro kugira ngo bishimane natwe. Ndimo ndababonamo abamama, abapapa, abakecuru n'abasaza baje muri iri teraniro. Tubihaye agaciro kubana namwe. By'umwihariko ndashimira umushumba w'itorero waduhaye ikaze ku bufatanye na Minisiteri y'Urubyiruko. Imana ibahe umugisha mushumba. Mwarakoze kuduha ikaze rwose, Imana ibagirire neza. Dushimiye na Rukundo wabigizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo tuzaze, nawe Imana imuhe umugisha. Dushimiye Minisiteri y'Urubyiruko, abayobozi, abajene mwese, Imana ibahereze umugisha. Turabashimiye mwese mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndabizi ko abajene dukunda gutarama, ntago ndi butinde imbere yanyu. Turaganira amagambo Mwuka Wera yampaye, hanyuma dusenge. Cya Danieli, igitabo cya Danieli igice cya mbere umurongo wa 8. Danieli igice cya mbere umurongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo, maze Danieli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yatumye Danieli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Danieli ati, ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba mushyize mu kaga gatere umwami kunsha igihanga. Nuko Danieli aherako abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Danieli na Hananiya na Mishayeli na Azariya ati, ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduha ibishyimbo aba ari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma ku maso hacu naho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami. Uko uzabibona aba ariko uzagenza abagaragu bawe. Nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza, kandi babyibushye kuruta abandi basore bose baryaga ku byo kurya by'umwami. Nuko icyo gisonga kibakura kuri bya byo kurya byabo na vino bari bakwiriye kunywa, akajya abaha ibishyimbo. Amen. Dusome muri Zaburi, ni mu nsanganyamatsiko y'igiterane. Zaburi 103 umurongo wa 2. Zaburi 103 umurongo wa 2. Aravuze ngo, mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Amen. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Amen. Dusoreze mu rwandiko Paul yandikiye Timoteyo rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 12. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo Paul yamwandikiye igice cya mbere umurongo wa 12. Aravuze ngo, ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije, kuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe, kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa, bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo
ni njye w'imbere. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye uw'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Amen, amen, amen. Reka turirimbane gato indirimbo numvise irimo aya magambo, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana nk'uko Yesu ari bume kurivuga. Umucuranzi umwe wa piano araba mpagije aze amfashe acurange. Agira umucuranzi wa piano uza amfashe, hanyuma turirimbe. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arankiza, yishura imyenda yanjye yose. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arankiza, yishuye imyenda yanjye yose. Haleluya. Yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose nari mfite. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arankiza, yishura imyenda. Imana ishimwe yatunyuzeho tubabaye, ikatwomoza amavuta. Haleluya. Yatwomoje amavuta y'igiciro cyinshi. Hanyuma rero Imana yamaye amagambo ngo tuyaganire, ari muri yansanganyamatsiko yacu iri muri Zaburi 103:2, avuga ngo umutima wanjye himbaza Imana, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Imana yampayemo umutwe w'ijambo numvise usa n'ukomeye, ariko kandi uranoroshye kubera ko Umwuka Wera niwe ushinzwe gukora uwo murimo. Ivuga ngo guhimbaza Imana cyangwa gushima Imana no kwibuka iby'Imana yakoze. Amen. Haleluya. Gushima, guhimbaza ntibabivuga, ahubwo n'ubuzima. Gushima, guhimbaza ntago babibyina, ntibabishyira muri piano kugira ngo bigire imbaraga, ntibigombera umuziki mwiza. Imana ishimwe. Gushima, guhimbaza Imana ntibigombera amahame y'idini n'itorero ryiza umuntu asengeramo. Oya, guhimbaza Imana ni igikorwa kibera mu mutima imbere, ahatari abantu, ahatari umuntu. Imyanzuro ifatwa n'umutima wamaze gukunda Kristo. Siko munyumvise? Haleluya. Guhimbaza Imana ntibisaba izindi protokole izo arizo zose. Guhimbaza Imana ni imbaraga yihishe inyuma y'umutima wamaze kwizera. Hanyuma rero guhimbaza Imana cyangwa kuyishima, mutima wanjye himbaza Imana, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Hari ibintu nka 5 Umwuka Wera yamishuriye bikwiriye gutuma duhimbaza Imana nk'itegeko. Icyambere, ugomba gushima Imana, ugomba guhimbaza Imana kubera ko uri umushinga w'Imana. Icyo ni itegeko. Wowe uri umushinga w'Imana. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka warandemye undema mu buryo bw'igitangaza.
uburyo Imana yakuremye, uburyo Imana yakuzanye inaha, uri igitangaza gishobora kuguhindukira imbaraga zo guhimbaza. Uwo ni umwihariko w'Imana. Imana ikwiriye gushimirwa kubera ko usa gutyo, uteye gutyo, umeze uko, ureshya uko. Imana ikwiye gushimirwa icyo. Haleluya. Hari abantu bajya bagira complexe cyangwa se complexe ni iki mu Kinyarwanda? Ipfunwe. Mana njyewe wandemye nabi, wandemye kuwa mbere, abandi wabaremye muri weekend. Cyane iyo defo ikunze kuba kuba mama n'abakobwa nyine igitsina gore. Mana wandemye utinze, reba ukuntu nsa, reba ukuntu ndeshya, reba ukuntu wangize, reba aya mazuru wamaye, reba indeshyo. Mana wandemye utinze, wandemye umerukiyeho. Hari abantu bajya bagira complexe z'ukuntu baremwe. Ariko Imana ikwiriye gushimirwa uko umeze. Amashimeje kwa Yesu. Haleluya. Imana ikwiriye gushimirwa uko uteye, uko ureshya, uko usa. Imana ikabishimirwa kubera ko uri umwihariko w'Imana. Nta wundi muntu wabayeho, nta n'undi muntu uzabaho umeze nkawe. Ibyo ni ibyawe, ni Imana yabiguhaye. Imana ikwiriye gushimira. Iryo ni itegeko. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo wa mutima wanjye nta bindimo hayinjye mpasi izina rye hayiwe isi yankoreye. Imana ikwiriye gushimirwa uko umeze. Hari n'abagerageza bagashaka utuntu bashyiraho bakajya kugura bya bintu bya hano hepfo. Habwira Imana ngo Mana wandemye nabi, henga njye kureba utundi tuntu nshyiraho. Abandi babishyira hano. Ariko Imana ikwiriye gushimirwa. Iyaremye abanini ikarema abato, iyaremye abarebare ikarema abagufi. Ikwiriye gushimirwa. Ikwiriye gushimirwa. Kugira ngo pepiniyeri iryohe nuko ibamo indabo z'amoko yose. Kugira ngo jaride imere neza igomba kubamo indabo z'amoko yose. Niyo mpamvu Imana yaremye abagufi ikarema abarebare, inzobe n'ibikara ikabirema gutyo. Ni uburyohe, ni ibintu bihumurira Imana. Urakaraba ko Imana ikurebye iranezerwa. Haleluya. Icya kabiri kigomba gutuma uhimbaza Imana. Icya kabiri gikomeye nuko ari wowe Imana yahisemo ikaguhishurira Kristo. Yewe ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwangu imigosi byavuye ese kuki byavuye kugusha kw'Imana. Imana ikwiriye gushimirwa kuko wagisha ukomeye ugahishurirwa Yesu. Haleluya. Imana ikwiriye gushimirwa kuko yakurabye mu miryango iterekera yaraguzaga, imiryango yaririmo ibigirwama igukurayo ikuvanayo, irakubwira ngo nawe usaba umwana wanjye kubwo kwizera. Imana ikwiriye gushimirwa ibyo. Imana ikwiriye guhimbarizwa ibyo. Mu ruhando rw'abafite amafaranga ushobora kuzatinda kugerayo, ntibagushyira kuri lisite y'abaherwe mu isi, ariko mu ruhando rw'abahindutse abana b'Imana
yo ay Mana, aba bahungu barabihishuriwe, aba ba Danieli n'abarumuna be ba Sadraka na Meshaka na Abedenego bahishurirwa ko impamvu yo guhimbaza Imana ari uko Imana yabamenye. Haleluya. Bahishurirwa ko impamvu yo guhimbaza Imana ari uko basiranye nayo, bitoza kuyihimbaza ahantu batayumva, ahantu Imana itaba niho Imana ikenera ko tuyihimbaza. Bibiri ngo babageze i Babuloni ari abajene, ari abasore bakiri bato, ngariko bagambirira mu mitima. Imana ihabwe icyubahiro. Bafata icyemezo mu mutima cyo kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Mutima wanjye himbaza Imana. Niba hari ibintu biryohera Imana, niba hari ibintu binezeza Imana, nukubona umujene wafashe icyemezo cyo guhimbarisha Imana ubuzima bwe. Bari bamenye amakuru ko ibyo kurya by'i Babuloni binyura mu nzu z'ibigirwamana, ariko ngo bagambira mu mutima baravangwa, oya tuzemera turye nabi, tuzemera tubabare, inzara izatwica igihe gito, ariko Imana izubaho iteka ryose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ibiryo abahungu banesha ibiryo, banesha ibiryo cyangwa Imana igatanga imbaraga ku bajene bakanesha imbaraga zinda, bakagira imbaraga zinesha ibiryo by'isi. Isi iragabura. Hari ibintu umwuka bari yamishuriye muri iyi minsi. Isi njye nabaye mu cyaro, kugira ngo ufate inkoko yihuta iri kugenda ushaka kuyibaga cyangwa se ushaka kugira iki uyikoresha wateganyije, uyitega ibigori. Ntushobora kuyiruka inyuma ngo ubishobore, kuko iranasota ikurira ikajya hejuru y'inzu cyangwa hejuru y'ibindi bintu. Kugira ngo uyifatishe uyinagira utugori, ukayinagira utugori, uko uyinagira utugori izi kwegera, uko uyinagira utugori izi kwegera, uko uyinagira utugori izi kwegera, uko uyinagira utugori izi kwegera. Inkoko bikarangira yinjiye mu nzu ukayikoresha icyo washakaga. Niko na Satani ameze, iyo abona gukeneye byihutirwa akunagira utugori, akakunagira. Isi irimo iranaga abajene bagacakira, iranaga ubusambanyi bagacakira, iranaga pornography bagacakira, iranaga abatinganyi bagacakira. Isi irimo iranaga, kandi ahantu isi igeze abajene barakora ibyaha bahembwa. Ariko abahungu ngo bagambirira mu mutima. Abaje gusenga amen, abaje gusenga haleluya, birira mu mutima babwira Imana ngo oya Mana, ntidushobora kurya ibi biryo byo muri izi nzu, ntibibaho. Tuzakubahisha hano uhabwe icyubahiro. Imana ifata icyemezo cyo kuzabakiza amaboko akomeye y'umwami witwa Nebukadinezari. Hari imbaraga zikomeye ziri mu itorero, ziri mu bantu b'Imana. Imana igiye kubashisha abantu guhimbaza Imana, batayihimbarisha imibiri gusa ngo bazane ibyokere, ahubwo bayihimbarisha imitima. Afashijwe ya haleluya. Harageze ngo abantu b'Imana bahimbarisha Imana imitima. Ntabwo ari uguhogoza meshere, no guhogoza ni igikorwa gito. Wahamba nati yo ibyo ni bito. Yemwe bashane, ibyo ni bito. Ariko dore guhimbaza Imana gukenewe ni ukukubona mu cyumba cya muka Potifari wafashe icyemezo umubwira ngo wa mugore we nubwo wambaye ubusa.
sinshobora. Nguko guhimbaza Imana ni ugufata icyemezo imbere y'icyaha. No, ntabwo ari ukubyina, no. Hano hashobora guhinduka gym, ukabyina ibyokere bikaza, hari ibyokere noneho urukundo agahita yamamara ngo yayoboye igiterane gikaze. Twese haleluya. Guhimbaza Imana nyako ni icyemezo ufata uri kontabure w'amafaranga ahantu sobujera kugira icyizere, ukamubwira ngo nge ndi umukristo w'amafaranga, ukaganira n'amafaranga ukayabwira ngo nge ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Mushuba harageze ngo abajene b'abakristo, uyu batara badepere meshe, batara badepere abakristo, wijyane muri chic, wijyane aho hahira, wijyane ku mutayeri, umubwira ngo ngende umukristo, kwambarira isubusa ntibibaho. Ariko guhimbaza Imana nibirangirira mu ndirimbo, isi zaduseka kuko n'abantu uze bararirimba. Abaje gusenga amen, abataramiye Imana haleluya. Abashene guhimbaza Imana ntabwo birangirira mu kubyina nk'uko tubitekereza. Ubu ni mutaha mudasirimbye murava ko mutafashijwe. Ariko dore icyemezo cyiza torero ni uguhagarara imbere y'icyaha ukakibwira ngo njye naramaramaje kujya mu ijuru kandi sinzarekura. Ndashaka gusingira icyo Kristo yagize gute yamfatiye. Iminsi yawe y'ubujene uzayirangiza nta pfunwe ufite. Mu minsi ishize nabashije abajene, nari ndimo ndigisha, ndababaza ngo mbese mwabajene mwe ubuzima bwawe bubaye filime waburebana n'ababyeyi bawe? Oya, reka kubajijishiriza mu majipo maremare, ureke kubajijishiriza mu bitambaro nk'ibi bya Joseline. Noneho tuzane bwa buzima bwo mwibanga, bashyire ekra hano ubundi turebe filime. Mukunda za City Med, mukunda za Seburikoko n'abansabi. Noneho reka bazane filime y'umwuka, ubuzima bwawe tubushyire hano, tuvuge ngo tujye kureba ubuzima bwa Chantal. Abakemera ko tubureba bazamura ibiganza ndebe, musubize mu mitima. Sawa. Icya kabiri, musore mwiza, mukobwa mwiza, Imana niguha umusore umeze nkawe ukamwibyarira ukamutwita amezi 9 mukobwa, igakora copy and paste y'umukobwa umeze nkawe, y'umusore umeze nkawe, uzishima cyangwa uzababara? Musubirize mu mitima. Bagambirira mu mutima kutaziyandurisha ibyo kurya. Abaje gusenga amen, abataramiye Imana haleluya. Imana ikwiriye gushimirwa kuko wahishuriwe Kristo. Icya gatatu, Imana ikwiriye gushimirwa cyangwa ikwiriye guhimbazwa kuko ibyo ufite byose ariyo yabiguhaye. Imana ikwiriye gushimirwa kuko ibyo ufite byose ariyo yabiguhaye. Imana ni ikugenera ibigukwiriye ku manywa na nijoro. Twese amen. Abaje gusenga haleluya. Imana ikwiriye gushimirwa kuko ibyo ufite n'ibyo uzagira byose niyo yabiguhaye, habe iby'umwuka habe n'iby'umubiri. Reka njye mu gice cy'umwuka, abantu benshi bakunze kwiratana impano zabo. Ubwo ntahari ntibaririmba, bararirimba n'ukuri kuko si we wapfiriye itorero. Abantu benshi biratana impano zabo,
ariko Yesu wapfiriye itorero abasha kugenera buri wese uko ashaka. Twese haleluya. Abasha kugenera buri wese uko ashaka. Imana ikwiriye gushimirwa ibyo yaguhaye. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ndashaka kuguha ubuhamya bwanjye nkubwira ibyambayeho. Aramubwira ngo ndashaka gushimira Yesu Kristo, nkashimira n'Imana kuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa ikangabira umurimo. Ayiwe. Aravuga kandi background yanjye cyangwa ubuzima bwanjye bwa kera bwari bubi mu buryo Imana itampitamo, ariko ngo umutima w'Imana, Imana ihabwa icyubahiro, utuma Yesu ampitamo aranyiyegereza. Abwira Timoteyo aramubwira ngo kandi mu banyabyaha ninjye wari uw'imbere, ngarika Imana yarambabariye. Imana yarambabariye. Imana ikwiriye guhimbarizwa ko twari abanyabyaha, ariko kubw'ubuntu bw'Imana tukegerezwa intebe y'ubuntu bwayo. Tuyikomera amashyi n'Imana yo kwizera. Tuyikomera amashyi menshi n'Imana yo kwizera. Imana ikwiriye gushimirwa. Hari inkingi eshatu Yesu yanyongoreye zishyigikira amashimwe, nizo ngiye gusorizaho, hanyuma abaririmbyi bongere baturirimbire. Inkingi eshatu zishyigikira ishimwe rikaba rifite ubuzima, cyangwa se umutima uhimbaza Imana, ibitekerezo bihimbaza Imana. Kuko Bibiliya iyo ivuze umutima wanjye himbaza Imana, ntabwo ibivuze ya nyama y'umutima, ibivuze intekerezo. Inkingi ya mbere ishyigikira ishimwe no guhimbaza Imana byacu ni inkingi yitwa ubuhamya bwiza. Amen. Yesu umwami, haleluya. Tuzamura ibiganza ndebe ko turi kumwe, haleluya. Ni inkingi yitwa ubuhamya bwiza. Abantu benshi bakunze kubaho ubuzima bufite ubuhamya budafite ibihamya, ku buryo umuntu ushobora kumubaza ngo mbwira ubayeho gute, ese kugira ngo urye binyura he, kugira ngo wambare binyura he, ako kazi ufite wakavanye, iyo telefone ufite wayikuye. Ubuzima butagira ubuhamya bwiza. Abantu benshi bakunze kubaho mu buzima bw'ibinyoma, ku buryo ushobora kumwicaza ukamubwira ngo mpereza ubuhamya, aha hantu ugeze amaboko y'Imana arimo nayahe, byagenze bite, wambara gute, urya gute, wize ute, ubaye i Kigali gute, bigenda bite. Ushobora gusanga ari ubuzima bw'ibinyoma, ari ugupfundikanya, uwaguriwe na Karori. Nari mfite kera niga muri kaminuza, nari mfite umwana w'umukobwa yajyaga akunda kunganiriza cyane, akaza akambwira ngo Pasiteri Nikarame, nari presidente wa SEP, akaza akambwira ati ndashaka ko tuganira. Ni yego. Atuzi ni ati nsengera mfite ikigeragezo. Ni ufite ikihe kigeragezo? Mfite ikigeragezo cy'abasore banteretana. Aha ni ngaho mbwira. Atunguriye irindazi mwandikaho Karori mandazi, unguriye capati nandikaho Sharire capati, unguriye mitiyu nandikaho Emi mitiyu. Ngo hari abantu babayeho mu buzima bwo kutanyurwa, ariko Paulo yandikira Timoteyo, nakunze Imana, haleluya, mwanyikirije, haleluya. Yaramubwiye ngo Timoteyo mwana wanjye, reka nkubwire bimwe mu bintu bizagushoboza kuva mu busore neza. Aramubwiye ngo Timoteyo mwana wanjye, icyakora kuba iyo bifatikanije no kugira umutima unyuzwe. Timoteyo mwana wanjye, reka nkubwire inkoni izagufasha kugenda muri uru rugendo, umuhamagaro ukakorohera, kubana n'Imana bikakorohera, ukazava mu busore ufite ubuhamya bwiza, uzagira umutima unyuzwe. Icyakora koko kubaha Imana
iyo gufatikanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu zingahe? Abajene mukeneye imitima inyuzwe, mukeneye imitima inyuzwe. Yemwe Facebook uzizamamaza, WhatsApp haramamaza amafasho, isi nizare kuzana ibintu bishya, ariko abafite umutima unyuzwe ndafashijwe mwene gito. Imitima y'abantu irahagaze, modeli nshyashya nihe myenda mishya igezweho. Ubwo ndi kuvuga ku bajene, ni utuhe dukweto tugezweho, ni uduki tugezweho. Rimwe na rimwe kugira ngo bigerweho usanga binyura mu nzira z'ibyaha kubera ko hari ubushobozi abantu bataragira, ariko abafite umutima unyuzwe bategereje Imana kugira ngo Imana izabahuze n'ibyabo mu gihe gikwiriye, kubera ko bafite imitima igize gute? Imitima inyuzwe. Amashyi menshi kwa Yesu. Ayiwe, bafite imitima inyuzwe. Isi irimo irakora ibintu bishya. Abajene, haleluya, kandi irabikoherereza ku buntu, ariko kugira ngo byakire bisaba ikiguzi. Umukobwa n'umuhungu bo muri Amerika barasambanirayo, bakohereza notification kuri telefone yawe, bakakubwira ngo turi gucuruza ngaho gura. Ukarara ubagurira bugacya. Isi iragurisha, ariko abafite umutima unyuzwe bafite amahoro menshi mu rugendo, barakomeye nubwo ibihe byahinduka, bakomejwe n'iyabahamagaye. Abaje gusenga amen. Basi se hari icyo muri kumvamo? Mu minsi ishize najya kubona mbona kuri WhatsApp, mbese ruko iminota ntishize wa irarangiye. Umukobwa yanze kunyurwa ajya kwiteresha inshinge ngazana amatayi. Ngazana amatayi sha. Aragenda bamujomba ibishinge, amatayi araza. Ngo hashira imyaka 2 ibishinge biramubwira ngo igihe baguhaye kirara. Se mwanyikirije ko mbakunda. Igihe bosi wanjye yaguhaye gishizemo, subira uko wari umeze. Bigenda bimushiramo atonyoka, arwara kanseri. Icyakora koko kubaha Imana iyo bifatikanije n'umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Abaje gusenga amen. Tubacakiza Amerika, cakira Amerika. Ngaho cakira Uburayi. Genda mu Burayi, cakira visa. Guhimbaza Imana. Tubabyinishe se, tubatereshe haleluya z'imirambararo. Mutima wanjye himbaza Imana, ariko ntuyihimbaze uri mu rusengero batsinda gusa, uyihimbarize no mu cyumba uryamye, uyihimbarize no muri dushe, uyihimbarize no mu mashuka yawe, uyihimbarize muri classe, uyihimbaze mutima wanjye. Abaje gusenga haleluya. Ubuhamya bwiza ni inkingi ishyigikira imbaraga zo guhimbaza Imana. Icya kabiri ni amasengesho. Amasengesho ashyigikira umutima ushima kandi uhimbaza. Icya gatatu ni ijambo ry'Imana. Twese haleluya. Ni ijambo ry'Imana. Dawidi yaravuze ngo nararifashe ndibika mu mutima kugira ngo ntazagucumuraho Mana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima bushoboza umuntu guhimbaza Imana mu kuri no mu mwuka atabeshya. Imana ibashoboze mu izina rya Yesu. Iminota nahawe irarangiye. Yesu abaha umugisha mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana ibaha umugisha. Nari mvuze ngo Imana ibaha umugisha. Mbega ikinyejana kigoye we. Mbega ibihe biteye ubwoba.
ariko umwami nyir'ibihe ari kumwe n'itorero ngo arihereze imbaraga. Mbega ukuntu ibihe bimazemo abantu imbaraga, ariko Yesu ari kumwe n'itorero ngo aryongeremo imbaraga. Abanyumvise haleluya? Arahari ngo aryongeremo imbaraga, arahari ngo aryongeremo imbaraga. Reka dusenge, duhomeka amaso yacu. Mutima wanjye himbaza Imana, ntiwibagirwe iby'Imana yagukoreye byose. Ukwiriye gushimisha Imana ubuzima bwawe, imibereho yawe. Imana ntishimirwa gusa ko yaguhaye diplome, Imana ntishimirwa gusa ko ikugaburira, Imana ntishimirwa gusa ko yaguhaye umuryango, yaguhaye umugore cyangwa umugabo. Imana ntishimirwa gusa ko utuye i Kigali, dore ko ari amashimwe y'abarokore. Imana ntishimirwa ko wabyibushye gusa, amashimwe y'abarokore ameze gutyo. Ahubwo Imana ishimirwa ko bujya bucya bukira uri umukristo. Imana ishimirwe ko yatanze umwana wayo ku bwacu. Imana ishimirwe ko twagiriwe icyizere muri Kristo. Imana ikadutoranya, Imana ikadukomeza. Nibitaba ibyo, amashimwe yacu azaba ibyo kurya by'abadayimoni. Guhimbaza Imana kwacu kuzasigara ari umuziki gusa, bisigara ari indirimbo zonyine zidafite ubuzima. Ariko Imana ishimwe ko Kristo yaje ngo atange ubuzima, kandi atanga ubugingo ndetse bwinshi. Imana ihabwe icyubahiro.